ikindi nshaka kubabwira, twebwe nk'u Rwanda ntabwo twashobora kubaho nk'ukuntu bamwe babaho cyangwa ibyo duhora turwana nabyo. Dufite ibibazo by'umwihariko. Turagahugu gato, ubukungu bwacu ntitubufite uko twabwifuza, ni buto, ariko nta bantu baba bato. Keretse iyo ubyigize, keretse iyo ubishaka ko ari kuba, ubishatse ni kuba, iyo ubigize ni kuba. Wigize umuntu uzajya uhora asabiriza, uzajya usabiriza. Niwigira ikigoryi, uzaba ikigoryi rwose. Ariko jye ibyo mvuga n'abo mbwira, nari nzi ko u Rwanda dufite icyo dushaka kuba cyo kandi gishoboka, nk'uko no mu myaka 30 ishize byagaragaye ko abantu bashobora kuva ikuzimu, uko twavuye ikuzimu tukongera tukaba abantu. Kuva ikuzimu ukaba umuntu ntabwo bipfa kuza gusa, ntabwo bihabwa n'umuntu. Bya bindi navugaga, ntawe uza ngo abiguhe. Biva mu byo ukora, biva mu byo ushaka, biva mu ko wumva, uko witwara. Yari inama y'umushyikirano ibaye ya kenshi maze kugira, umva ari ukwisuzuma. Turashyikirana, turajya hamwe, turahura ngo turebe aho tuvuye, turebe, dushakishe ibiri mu bushobozi bwacu nk'abantu twakora kugira ngo dukomeze tuve ikuzimu tujye ibuntu, ibuntu twihaye, twigejejeho. Ntabwo ari ibuntu uhawe n'undi, kuko ubwo ntabwo ari ibuntu. Intizanyo ni intizanyo. Wayiguhaye ahashakiye, arayikwambura, arayitwara, ugasigarana ubusa. Wakwambitse, wagutije umwenda, yajaga twara ibye, usigara wambaye ubusa. Niyo mpamvu rero twebwe nk'Abanyarwanda tutakora gusa ibintu ngo tugende twumve, tuvuge, duse nk'abatese. Abatese se mwebwe mwateta, murateta mu biki? Mufite iki mutetamo? Mwateta mu biki? Guteta k'Umunyarwanda ni iki se? Ko ari nka bya bindi navugaga, n'ushatse kuba ikigoryi aba cyo. Wateta mu biki? aho abandi bakora
amasaha 2-3 bakajya kwiryamira. Ushatse wowe wakora 10. Aho abandi bagenda ku maguru basa naho badafite aho bajya, aho bagenda umunsi wose bikora ibyo, wowe ukwiye kuhagenda amasaha make. Yawe narangira ukora ikindi. Niko ibi mvuga ni uko u Rwanda ruteye, si igihe warugize uko ruteye, ariko turarufite uko ruteye. Yes, turabasuhuje mwese abakurikiye Business Isobanutse aho muherereye hose ku isi. Tubahaye yambu mukomere. Nkuko mwumvise rero, iri jambo ry'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ijambo yavuze ku itariki 28 z'ukwa mbere umwaka wa 2024 mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Rero muri iyo nama aho yavugaga u Rwanda, ndagira ngo buri wese aho yumvise u Rwanda ahasimbuze umupayoniya, ujye uvuga umupayoniya. Aho wumva u Rwanda umupayoniya mu by'ukuri ni umuntu, reka mbyite ngo ni umunyamuryango wa Pi Network. Reka tuvuge ngo ahari u Rwanda tuze Pi Network, hanyuma umunyarwanda tumusimbuze. Telefone yari impamagariyemo ndajijwa, buryo bwonko bufite ukundi bindi bwitayeho, haje ikindi ugasanga burajagaraye. Sorry. Ahari u Rwanda muhasimbuze Pi Network, ahari umunyarwanda muhasimbuze umupayoniya. Hanyuma isomo ryahabwaga u Rwanda cyangwa ryerekeye u Rwanda muryumve ko ryerekeye Pi Network, then isomo ryerekeye umunyarwanda muryumve nk'isomo ryerekeye umupayoniya. Uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri izi ngingo, ntagiye kubanza kubabwira incamake yazo, ahubwo ngiye kuzibabwira uko ziri. Icyambere ndabanza kubibutsa yuko iyi Pi Network turimo kumayininga izalonshinga nyuma y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2024. ni coin cyangwa se ni ifaranga ry'ikoranabuhanga rizaba riruta ayandi yose ku isi, yaba ari ay'ikoranabuhanga n'ayafatika. Ndabibutsa yuko Pi yateganirijwe cyangwa se yateganijwe amafaranga y'ikoranabuhanga yateganijwe ya Pi coin angana na miliyari 100 zigabanyijwe mu bice bibiri. 20% azaba hariwe ikigega cy'uyu mushinga Pi Core Team, naho 80% agaharirwa abapayoniya bose cyangwa se abakoresha Pi. Kandi aba bakoresha Pi hakaba hateganijwe nibura abantu miliyoni 100. Ariko ubu tuvugana tukaba tumaze kuba miliyoni zirenga 60. Wowe rero utarimo, ndagusaba kwihutira kujyamo kwiyandikisha. Abakeneye kwiyandikisha muri Pi Network
nta mafaranga bisaba, ni ubuntu. Niyo mpamvu tubishyira hano ku rubuga kugira ngo ubimenye ubyikorere, ubundi ukwiye kubyikorera. Abashaka rero kwinjiramo barareba mu kiganiro kuri iyi channel, YouTube channel Business Isobanutse, barakurikira ikiganiro nimero 52. Hariho n'ibindi biganiro twagiye tubigaragazaho, ariko tuzakomeza kubigaragaza kugira ngo birusheho gusobanuka, byo kubatera urujijo, na cyane ko rimwe na rimwe tuba twabibabwiye tubivanze n'ibindi biganiro cyangwa se n'izindi ngingo. Kubw'ibyo rero cyo ngicyo ngira ngo ndakirangije. Nagira ngo ntangire mbibutsa ko nta muntu ugomba gukinira cyangwa gukina kuri Pi Network. Reka mfate amafaranga y'ikoranabuhanga y'ubwoko butatu, ubwo ni bubiri na Pi ya gatatu, tubigereranye turebe agaciro kugira ngo turusheho kumva agaciro ka Pi Network. Ndajya mbaha ingero, nubwo hari abamveba ngo mbisubiramo ngo ibiki, ntacyo. Nyamara narabwiye nti ntimuraveba mudugudu yuko yasubiyemo ko mugomba gutanga mituweli, kubahiriza gahunda za leta mu nteko y'umudugudu cyangwa y'abaturage. Ariko ntimuranaveba pasiteri uhora basubiriramo Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo mwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho, n'ibindi. Ntimuramubwira ngo ibyo turabizi birananditse. Maze rero bifite akamaro benshi nibyo biyama. Reka rero tujye tubisubiramo kuko hano uru rubuga nicyo rwagiriyeho, kandi nta wagize uruhare muri mwe kugira ngo rujyeho. Icyo akora rwagiriyeho mwebwe. Nawe ubyiyama nibura uba wabyumvise. Ahari ibyo tutumva kimwe uyu munsi ejo tutabyumva kimwe. Tugiye rero kugereranya Pi Network n'izindi cryptocurrencies ebyiri zihambaye kugira ngo turusheho kumva agaciro ka Pi Network. Duhere kuri Ethereum. Ethereum ni cryptocurrency ifite nodes cyangwa ya mapfundo cyangwa bya byumba mbika makuru 13,900. Hanyuma ikaba ifite agaciro k'amadolari 2,456.34. Ubwo aya makuru mbabwira na y'uyu munsi tariki ya 2 z'ukwa 10 2024. Ubwo uyashyize mu manyarwanda, Ethereum yaba ivunja amanyarwanda 3,472,000 n'amafaranga 882.81. Iyi ni Ethereum, murumva uko ingana. Naho Bitcoin yo ni cryptocurrency yadutse mu 2008 ijya ku isoko 2009 itavunja ni dolari rimwe, ariko uyu munsi ifite nodes cyangwa se ibyumba mbika makuru 18,000, ikagira agaciro k'ibihumbi 58,500 ibihumbi 500 ibihumbi 58,000 58,000 yego 58,690 yego, birahwana n'amanyarwanda miliyoni 83,938,227.88. Iyo ni Bitcoin. Yego, ako niko gaciro kayo uyu munsi. Muze kujya muri Google mu Googling murebe the value of Bitcoin today, murahita mubibona, and the value of Ethereum today. Ibyo byose mbabwira murabibona, nibyo tuba twashakishije kugira ngo tubahe afatika. Tugiye kuri Pi Network. Pi Network yo ni systeme cyangwa se ni blockchain technology, ni ikoranabuhanga rihambaye, ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gihambaye cyashobora kwakira izindi systeme
nyinshi cyane. Ubunini bwayo bufite ibyumba mbikamakuru ibihumbi 245 na 941. Ni ukuvuga ngo ikubye inshuro nibura 18 bitcoin. Aha, ndumiwe koko. Bivuze ngo ufashe ubu bunini bwa pi 245 na 941 ukagabanya biriya byumba mbikamakuru bya Ethereum, ho harimo Ethereum hafi 18. Noneho ubona kuvuga ngo kuri nibura kuri iyi bitcoin yo pi iyikubye inshuro 10. Nanjye ntabwo ari ngewe. Ubwo mwumvise pi inshuro ikubye. Ufashe rero aka gaciro mu mafaranga cyangwa mu madolari k'izi cryptocurrencies ebyiri tubonye, ukajya ugakuba inshuro pi ikubye iyo ngiriyo. Rero mujye mubyihanganira nta kundi. Ufashe icyo giciro ukagikuba, namwe murumva agaciro pi yaba ifite. Pi rero abanyamerika bo bari bifuje yuko yavunja miliyoni, ariko kugeza ubu ifite agaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ariko aka gaciro kakaba kataratangazwa cyangwa se katarashyirwa ku mugaragaro. Ariko mu makuru yizewe ari muri Pi Network mu kiganiro nimero 57 twaberetse yuko muri Pi Network bamaze no kubigira automated, cyangwa se birasetinze, isaha nigera no kubiterura bigasohoka gusa nta kindi. Kandi twabonye ko ari amakuru bashyizemo mu kwezi kwa gatanu. Ibi bintu rero ni bigari cyane ku buryo hari ibyo tudashobora no gupfa kumenya, tukazabimenya impitagihe. Abamveba rero ngo nuko ngo amakuru ngo amaze amezi 6 ngo ibiki we kutari warayagaragaje. Ko wumva amaze amezi 6 ngo nta gishya, wowe wari warabivuze. Abo ngabo rero ni babandi bashaka kwigira abanyabwenge kandi nta burimo. Hanyuma rero niyo ngingo tuyivaho, ubwo pi imwe yaba ivunja, kuko umunyarwanda ubwo waravunja nibura 1,300 cy'idolari. Ifaranga rimwe nako idolari rimwe riravunja 300 y'amanyarwanda, 1,300 y'amanyarwanda. Ubwo ufashe igiciro cya pi imwe ukagishyira mu manyarwanda zaba ari 408,406,700 by'amafaranga y'u Rwanda. Nk'abantu mwe ndagira ngo mwe gufata ibi mbibabwiriye kugira ngo mwe gukomeza gufata pi nk'akantu koroheje. Ashwi ni ikintu gikomeye, ahubwo batariyandikisha muri pi ndabasabye nimwiyandikishe. Ni mu kiganiro mukurikira uko biyandikisha mu kiganiro nimero 52 mu bisubiremo. Hanyuma bashaka kumenya amakuru amashira kinyoma aho bigaragara muri pi, iki giciro cya pi, kurikira ikiganiro ku kiganiro nimero 57 kuri business isobanutse. Hari abantu rero nimugoroba bampamagaye benshi cyane, ndetse na mu gitondo bambwira ngo konti uvuga ngo ni konti za banki, ati natwe mwadukoreye. Ndagira ngo mbasobanurire yuko konti tuvuga ni konti za Pi Network, ntaho bihuriye na banki, ntago ari banki. Ataza kugira ngo hari makuru ya banki natanze. Pi Network rero ni faranga, ni ikoranabuhanga, ariko rifite n'ifaranga ry'ikoranabuhanga ryo kuyobora isi, niko nabyita. Ndagira ngo rero nsoreze ku ngingo itwigisha utuntu tumwe na tumwe. Akambere tugiye kureba ni ibintu twamenya kuri
Pi network turafungura turajyana muri telefone yacu kubamaze kubikora kuregisteringa muri Pi, dukande muri Pi network tuyifungure. Ubwo turabigisha utuntu twinshi, turababwira utuntu twinshi hano abantu batajya basobanukirwa, ariko ubona ko ari byiza gusobanukirwa. Nongere nsaba abantu ngo mujye mukurikira inkuru muyirangize. Iyo Pi network yacu imaze gufunguka, reka tubanze turebe ukuntu bakora cyangwa buzuza security sako. Murabona hano iyo wamaze kumayininga hano hari icyatsi, haruguru yaho hari abantu winjije cyangwa se wakwinjije, hejuru yaho hari ahantu hari ijanisha, abo ritarajyaho nuko batarabemereye iyo gahunda ukandamo. Ishaka kongera abantu muri security sako. Urabona rero ngo security sako boost, ukareba hari ahanditse add more ugakandamo. Iyo ukanzemo rero haza urutonde rw'abantu, iyo rutaje urongera ugakanda ugakuraho aka, iyo rutaje urushakisha. Urabona hano ko abantu bizanyemo. Rero abantu bizanyemo nta gushyiramo abantu babonetse bari bo bose. Iyo usanze umuntu munsi yanditseho ngo unverified phone number ntabwo umushyiramo. Dore nk'uyu nguyu handitse ngo nk'uyu ngo ni izina sindisomye. Okay, Amina Dab niyo yita kandi some nta kibazo. Unverified phone number kuko atarakora phone number verification ndamureka, sibyo? Ariko we ariho kubera ko ari uwanjye nge nzamukurikirana. Ariko nk'uyu nguyu ntabwo arajyaho, reka mushyireho n'urugero kanshyireho nk'uyu nguyu Beatrice Bamurigire. Icyo nkora ngira nkakanda hano mu ibara rya move handitse ngo mu ijambo mu magambo y'umweru yanditse mu ibara rya move, nkandika ngo add. Hano handitse add, nkandaho bikazenguruka birivivura byo ubwabyo, urabona ko bibaye added. Undi ngiye gushyiraho n'uyu nguyu witwa wenda ne gusoma amazina nishyireho umuntu gusa, nshyireho n'uyu nguyu ukandaho gusa, urabona abaye added. N'uyu nguyu Claude Shimwe kamushyireho, nubwo atarakora phone number verification nzamukurikirana ayikore kubera ko muzi bibaye added. Nuko nguko bongera abantu kuri security sako. Iyo rero usanze batarimo ujya ahangaha add from contacts, nabyo tujye kubireba. Iyo ugize ngo add from contacts, hari igihe haza urutonde rw'amanimero ufite y'abantu ufite muri telefone yawe, hanyuma ugahitamo nimero ushaka, cyane cyane iyo uzi abantu bamayininga. Ariko iyo utabazi akangaka reka tukareke, tujya hano kuri add an existing Pi user, abasanzwe bakoresha Pi. Reka dukandeho hano, ubundi haza urutonde rw'amagambo rw'intuza nako rw'amanimero. Iyo haje urutonde rw'amanimero haje babandi, ariko noneho twigire kuri add from contacts kugira ngo tubone rwa rutonde duhitemo. Ubundi umuntu usanzwe mayininga umubwirwa nuko hano ngiye nuko muri system mfitemo abantu, niyo mpamvu. Ariko hano ngiye aha nuko network irimo kwanga, ubundi hahitaho urutonde rw'amanimero ufite muri telefone. Iyo hari umuntu usanzwe mayininga ubona akamenyetso ka Pi k'icyatsi kakwereka yuko uwo muntu amayininga, ukamwongeraho. Ibyo ushobora kwikorera hano muri Pi network. Abantu mugomba gushira imiteto, mukareka gutegereza imvura ihise. Ibi tubikorera kugira ngo byinshi mujye mubasha kubyikorera. Uze muragira ngo network ntiyantengushye, ntabwo ifungura, reka mihorere. Ariko ubwo mwabibonye, ubundi akenshi muri system usangayo abantu. Urabona ko urutonde rwari rwaje. Rero urutonde ruje, murabona amanimero mfite muri telefone, search from contact bisubiyeyo. Network biba ari ikibazo. Try loading. Network iba ari ikibazo. Rero network yari ikibazo, nta kundi wabigenza, ukomeza ibishoboka ibidashoboka ukabyihorera. Ariko nibura murabibonye. Ikindi tugiye kureba,
Ikindi tujye kureba ni ukuntu kenshi ugira utya. Reka twirebere kuri tubanze tuzengurukire utuntu uko bareba kuri MyNet checklist. Ujya hano mu dukoni dutatu dutambitse ibumoso hejuru, ukaza ku rutonde rw'amagambo ukareba hano kuri MyNet, ugakandaho bigafunguka, ukaza hano kuri dashboard, balance dashboard haba hagaragaraho payi zawe zose. Ndafata urugero rwanjye, izi payi ubundi njye mfite payi ibihumbi 12,485 na biriya bice, nizo ziri hano hasi zigabanyijwe mu bice bitatu. Igice cya mbere ni iziri unverified, za zindi turaza kureba unverified icyo ari cyo. Igice cya kabiri ni iziri transferable, igice cya gatatu ni iziri migrated. Iziri unverified turareba igisobanuro cyabyo hano munsi y'umurongo w'umuhondo, urakandamo bakaguha igisobanuro cyabyo. Unverified balance bira bihumbi 11,670 n'ibice 12 ni iz'abantu bagukomokaho batari bakora KYC ngo payi zabo zimuke. Iyo bakoze KYC payi zabo zikimuka, izo payi zabo zimutse, niba wenda umuntu payi ze 100, muri izo ngizo 100 harimo izo umukomoraho cya gihe yamayiningaga. Ni ukuvuga ngo umuntu ninjije iyo amayininga hari payi bamumpembera zingana nk'izo bamumpembera iyo namayininze kubera ko namwinjije. Ngira ngo kirumvikanye. Rero abo bantu izo ngizo bakomoraho iyo zitarimuka, bivuze yuko izo bakomoraho utazazibona nawe. Iyo bahombye bivuze yuko nawe izo wabakomoyeho cyangwa bakomoraho uzazihomba. Ni ukuvuga ngo aba bantu bose ninjije haramutse nta numwe ugize ngo aragira payi zimuka, bose bagahomba, ubwo izi 11,670 zose nzazihomba. Icyakora nzasigarana payi 8,151 nizo zanjye bwite nimayiningiye ku giti cyanjye. Izo zo ndazemerewe ntawe tuzijya impaka. None hano barakubwira ngo the more people below pass KYC, the more of your unverified balance becomes transferable. Ni bya bindi nari maze kubasobanurira. Bakanakubaza ngo why barakubwira ngo impamvu, barakubwira ngo bwira abo bantu bagukomokaho nabo muri security sako batangire bakore KYC. Aka kantu gakanzeho kuri why haza hano ngo ping members, ubaha imenyesha, mujye mubikora buri gihe. Iyo nkanzeho gutya mba mbamenyesheje, mba mbahaye akamenyetso, bakagakandaho ako ka message babahaye kakabajyana team already notified. Nyuma y'amasaha 28 nibwo wongera kubibutsa nari nabikoze ibyo. Ngayo nguko bahita bajyamo bakabona akamenyetso kakabisa. Hari igihe yaje batabizi ariko iyo bahaye ako kamenyetso, iyo bakanzemo barayibona, nk'aba bandi batibwirije kujya kuyireba. Byose ni uko nguko bikorwa. Ubwo rero nshatse abangaba rero kugira ngo mbibutse gukora KYC nabwo nkandaho nyine ping members, ego nabamenyesheje, wongera kubikora nyuma y'amasaha 28. Ubwo rero nababwiraga unverified balance, no transferable balance. Reka turore transferable balance icyo isobanura cyangwa se icyo itubwira. Abantu benshi mujya mubona hano iyo mwagiye hano kuri za steps cyangwa se za ntambwe 9 zuza, usangaho ngo deadline to migrate your payi, itariki ntarengwa yo kugira ngo wimure payi zawe. Hari abafite iminsi ibara, hari n'abafite iminsi tabara. Abo bafite iminsi itabara, reka nifashishe urugero rwanjye. Nge mfite iminsi 184 ariko itabara.
your time is paused due to ineligible to start KYC. Itariki yanjye, iki gihe cyanjye kirahagaritswe kubara kubw'impamvu za KYC. Uko ntaratangira KYC mbega. Ndaza kubabwira impamvu. Future timer will differentiate between your inaction and system blocks. Only system blocks will pause the timer. Hano rero ugomba gushira impungenge wowe ufite ibintu nk'ibi ngibi. Nukuvuga ngo kuri njyewe ikibazo si cyane, barakeka yuko ikibazo gishobora kuba icyanjye, ariko baje gusanga ari ikibazo cya system, niyo yonyine itanga icyo gihe, ihagarika icyo gihe kugira ngo kitabara, niyo yonyine gihagarika. Ntago cyahagaritswe n'ibikorwa ntakoze. Yego, ubwo rero shira impungenge nkuko nanjye nta mpungenge mfite zuko singewe kibazo, ntago ari nge kibazo. Reka dukandemo noneho turebe icyo batubwira. Complete your migration to keep your pie. Ngo imura pie zawe cyangwa se bisoze kugira ngo urinde pie zawe. This timer indicates how much time you have left in your 6-month grace period to complete all the steps in the MyNet checklist. Ngo iki gihe kiragaragaza igihe gisigaye mu mezi 6 y'imbabazi kugira ngo mbe narangije za ntambwe zose za MyNet checklist uko ari 9. Hanyuma rero bakambwira ngo this timer will be paused if there are system issues preventing you from taking the necessary next step. Nukuvuga ngo iki gihe gihagaritswe kubara bikorwa na systeme bitewe n'ibibazo ifite, hategerejwe yuko hakorwa intambwe ikenewe ikurikira. Wasoma byinshi ku bijyanye na grace period, ibisobanuro byayo mu itangazo twahawe, usoma ukanda kuri blog ukajyaho ukabibona. To complete your KYC and MyNet checklist will result in the permanent loss of all pie and pie bonuses accumulated prior to the grace period. Nukuvuga ngo umuntu wese utazasoza KYC ye mu gihe cyateganijwe n'ibindi bigendanye nayo azamburwa pie yewe n'inyungu cyangwa se n'agahimbaza musiki yahawe byagiye byiyongera nkuko bivugwa mu itangazo rya mbere mu gihe cy'imbabazi cyatanzwe. Ubwo turimo turigarega, ntimugire ngo turi mu ishuri ubu niyo twamara isaha yose ariko mumenye ko turimo kwiga. Ujye ukireba ugaruka ukurikira mpaka kugeza wumvise icyo bakubwira. Hanyuma rero MyNet transfer essentials. Please follow these steps to prepare for the transfer of your Pi mobile balance to the MyNet. So izi ntambwe zose uko ari 9 utegurira kuzimurira Pi zawe muri MyNet. Twagiye intambwe ya mbere, baba bagusaba ku downloadinga Pi browser. Pi browser iyo amaze ku downloadinga Pi network, uyidownloading unyuze muri Pi network mu dukoni dutatu ibumoso, ukajya kuri Pi browser, ukajya ku sign in to Pi browser, ukayidownloadinga ikajya muri telefone. Automatically rwose aka kamera gahita kivivura. Icya kabiri ni create a Pi wallet. Aha ni hahandi dukora Pi wallet. Pi wallet kugira ngo tuyikore reka wenda tugakandemo turebe, ariko ko tubaza hano kuri Pi browser. Nk'ubu nje hano nanyuze hano kuri MyNet checklist, ndagenda nkanyura nkakandamo aka kambere nkaza kakahita kanyana kuri Pi browser. Iyo nyigezeho nkanda hangaha mu ibara rya move handitse mu nyuguti z'umweru sign in to Pi browser, ukayidownloadinga ikajya mu genera yidownloadinze, ntago nongera kuyidownloadinga. Hanyuma iyo aka kabiri ko bakubwira ngo creatinga cyangwa se gukora konte,
ugira utya ukandamo. Iyo umaze gukandamo kagafunguka, uba ugiye gufungura konte ya Pi Network. Konti ya Pi Network igizwe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni urufunguzo rufungura iyo konti, utarufite ntacyo wakora. Icya kabiri ni nimero ya konti. Urufunguzo rero ni ya magambo 28. Iyo rero ugiye kwifungura ukanda muri kara ka kabiri, bigafunguka bikaza bikagera neza muri Pi browser, aho ubona rutonde rw'ibigambo byinshi cyane ibingibi mureba. Hari Fireside, hakaba Wallet, hakaba Brainstorm, hakaba Mine, hakaba Blockchain, hakaba Developer, hakaba KYC, hakaba Chat, hakaba Profiles. Iyo wowe rero wihitiramo iyi ngiyi Wallet, ako ngako ka kabiri hagati hejuru. Hano rero nihuza, iyo ufunguyeho hano hari ngo enter your 24 word passphrase here, ntago ariko biba bimeze, ahubwo baba bakubwira ngo create a new wallet. Ugakanda kuri create new wallet, bagahita baguhaye amagambo 28. Uhita uyakandamo agahinduka ibara yose, cyangwa ugakanda muri select all, warangiza ukajya kuya paste, ukagenda ugakora kuri copy, ugahita ugenda ukajya kuyabika ahandi hantu muri telefoni wateguye. Ibyo ntabwo tubyiga none aha ngaha ubu ngubu ariko ndabinyuramo. Hanyuma ukagaruka ukagaruka kubera ko yakoreye ugakorera paste, ukanyuma ukagaruka ugakomeza ugakanda kuri unlock with passphrase, bakaguha uyashyira, noneho ugahita utsindagira mu rutoki hakaza ijambo paste, ukayapastingamo ukemeza, bigafunguka bikakujyana kuri konte, bagahita baguha icyo bita wallet address, bya bintu byo mu cyapa n'imibare bivanze, tubyita ibinyuguti bihekeranye. Iyo niyo nimero ya konte, nayo ukakanda mu gatwe kayo hari iyo paste copy, ukagenda ukabishyira hahandi washyize passphrase, ukabibikayo, ukagaruka kuri iyi konte, warangiza washaka ukavayo. Ubu ngubu nabonye testnet batayitanga, ubundi twajyaga dukora na testnet ariko ubu nabonye barayikuyeho. Ubwo rero ukabufunguye konte yawe, warangiza ugasubira inyuma nta kibazo, ukatwisubira inyuma natwe. Ubwo nababwiraga ukuntu bafungura wallet. Ubwo ni muri ya ntambwe ya kabiri. Iyo rero wabikoze karivivura nako. Intambwe ya gatatu rero ufata ya passphrase baguhaye, ukaza ugakandamo hano muri gatatu, hakaza aho yashyira enter your 24 word passphrase here, ugakandamo. Hanyuma iyo ukanzemo urundi rutoki haza ijambo paste, ugapaste ukarikoraho, ya magambo ahita ajyamo. Ugahita ukanda hano muri confirm wallet. Iyo umaze gukanda muri confirm wallet, icyo gihe step ya gatatu irivivura. Hanyuma rero tukajya ku ntambwe ya kane. Intambwe ya kane itujyana kuri icyo bita lockup. Lockup kanda murebe. Ngiye byaravivutse ariko ndimo ndabereka urugero. Iyo ugeze hano kuri lockup, kuri configure lockup settings, uraza hano hepfo ari uturongo. Akambere lockup percentage, ijanisha rya lockup. Jewe na lockinze 90%. Dore ugira utyo ukanda muri buri kagingo, nk'ubu nshyize muri 50%. Ariko iyo wabikoze ntabwo gusubiza inyuma byemewe, urekeraho uri. Ariko naberekaga uko babigenza. Ushobora no kulokinga 25% mu myaka 3, cyangwa mu byumweru 2, amezi 6 se, umwaka se, imyaka 3 se. Yego, iyi myaka 3 igihe warokinze gishize, ubu wenda ndokinze wenda 90% mu myaka 3. Ubwo nge nzaba nemerewe gukoresha payi zingana na 815, ariko zizagenda ziyongera uko abantu bazagenda bagira nanjye nongera. Nizo nemerewe kuba nakoresha kumara igihe cy'imyaka 3. Hanyuma imyaka 3 yashira, za zindi zisigaye bakazinzanira ziriho n'inyungu zazo. Ubu nukuvuga ngo ngewe narokinze nakoze lockup ya 90%, nzajya nungukirwa 544.33% zizo na lokinze, bazazingarurirana n'inyungu zazo. Ubwo nabwo ni ubucuruzi hano muri Pi. Hanyuma rero dore naki gihe udonda aho ushaka, niba ari ibyumweru 2, niba ari amezi 6, niba ari umwaka. Ngewe nagize imyaka 3. Gusubiza inyuma ntibikunda, ahubwo kujyana imbere nibyo byemera. Rero iyo wamaze gukora lockup, mu byukuri
igihe wiyemeje kikarangira, igihe gitaha uzaba wemerewe kuba wabikora kugeza no kuri 200%. Ariko za payi nazo wamaze kwimura zikajya kuri konte, wemerewe kujyayo nazo ukazikorera lockup. Urumva? Hanyuma rero ukanda hano mu ibara ryo hasi ry'ubururu, iyo wamaze kugira gute commit to lockup cyangwa se increase n'ukongera. Ubwo lockup nayo tubonye uko bayikora. Ibyo ntibibatera urujijo rwose. Iyi cyano n'ikibereyeho n'ukuzajya baha amasomo amwe namwe ashoboka adashoboka kandi. Hanyuma rero iyo tugeze aha kuri 5 rwa hundi dukora ntuza phone number verification twakoze kuri 5, ndabona idafunguka ariko twarabiragijeho ntabwo bifunguka. Ni kwa kundi twakoze phone number verification. 6 ni ugusinya amasezerano. Tuyasinya gute rero? Turafungura ibi bigafunguka, bakakubwira ati none soma, barakubwira ngo for the network's legal compliance you need to accept this acknowledgement to receive Pi tokens before you can migrate to the mainnet. Nukuvuga ngo hano twebwe bagiye kukwereka amasezerano, urayasoma, wamara kuyasoma ukemeranywa nayo. Ubu ugiye kubemerera iki rero? Ugiye kubemerera yuko mu byo bemerera harimo kukwimurira payi zawe zikajya kuri konte, ariko ukagira unemeye yuko bazajya baguha token za payi. Bundi payi za nyazo nta hantu zizaguma muri payi, ariko nushaka gusohoka bazajya baguha token ukoresha, cyangwa se n'igihe payi zawe zigize ushaka kuzikoresha ni token tuzajya dukoresha hano. Ibi byose rero urabisinyira. Rero iyo ukanzeho nuko hano namaze kubyemeza, haza ijambo I accept. Iyo umaze gusoma aya masezerano ugakandaho, hamara gukanda kuri I accept, bakaguha aho ushyira ya masezerano yawe. Hasi ubona ijambo ukabyemeza, aho babyemeza. Iyo umaze kubyemeza haza I understand, ukarikandaho. Ubwo bashyizemo ya jambo bangaho ryawe yamagambo 28 nyine aho bagusabye gushyira passphrase nyine. Nizo passphrase. Iyo umaze kubyemezamo tayari bahita bakwereka ya kiranye ari byo ibi ngibi urabireba. The wallet address used to sign, ngizi zihita zigaragaramo hano hasi. Rero digital signature ni umukono koranabuhanga yuko ari wowe wabibemereye. Icyo gihe rero bahaye uburenganzira yuko numara gukora KYC payi zawe bazazimura bakazijyana kuri konti yawe bwite. Kuri 7 rero ni ugukora KYC. Iyo irangije baremeza, nko mwange narayirangije. Ariko ku 8 ni ugutegereza igisubizo cya KYC ko batimu yemeye KYC yawe. Rero hano reka turebe ibyo batubwira. Wait for KYC results. Hano rero jewe baranyijiriye, narababwiye ejo bari banyijiriye niba nabajura ariko ntibinjiramo, ahubwo kwatimira bibona bampa akamenyetso. Nibwo ejo nabihinduye password, hanyuma ndongera nkora na nahinduye password na email ndayiverifyinga, babona banshyira ku rutonde rw'abategereje gusuzumirwa konte ko ihuje imyirondoro isabwa. KYC results will depend on identity verification. Igisubizo kizava mu isuzuma rya KYC kizaterwa n'imyirondoro yawe ko yemejwe, amazina yawe ajyanye n'ayari kuri konte, your name matching with your Pi account, screening against government, AML and anti-terrorism sanction list. No kuvuga iki? And if the account has scripting to policy violation history. No kuvuga iki? No kuvuga ngo niba mara gusuzuma bagasanga amazina yanjye, imyirondoro yanjye ihuye iyo natanze muri KYC,
ihuye n'iyigaragara kuri konte na regisitaringi ya payi, no kugenzura yuko guverinoma yanjye itari ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iyezandonke ba mafiya, bamwe bashimuta amato mu nyanja n'ibindi. Hari ibihugu burya bibishyigikira biba bizwi, bikaba biri kuri urwo rutonde. Nibasanga u Rwanda rutari muri ibyo bihugu, hanyuma kandi n'imitwe y'iterabwoba, nta mitwe y'iterabwoba dushyigikira, tutari kuri urwo rutonde, ndetse na konte yanjye ikaba yujujwe cyangwa se yanditse mu buryo bukurikije amategeko, cyangwa se nkaba ntari ku rutonde rwa abishe amategeko, icyo gihe KYC yanjye bazayemeza burundu 8 ivivuki. Ni ukuvuga iki? Hano ku bantu batanyuranyije n'amategeko, hari abantu nababwiye bafite konte ebyiri zibagaragaraho. Itari y'ukuri, gerageza ujye muri konte uyisibe. Urayisiba ute? Nibyo nababwiye mbafasha. Hanyuma ariko twaranabibonye nuko abantu baba badakurikira. Niyo mpamvu nabashyiriyeho ririya jambo rya nyakubahwa perezida. Abantu bashira imiteto ngo iyo ushatse kuba ikigoryi ubacyo, iyo ushatse ko bakugenera uhora uruko, kuki uhora ugenerwa? Hano turimo kwiga kugira ngo ureke kujya utegereza abantu kugeza ubwo bagushuka bakakubikira passphrase. None bamwe hari ababyutse bampamagara, bamaze iminsi bampamagara, payi arajya kugera cyo gasanga payi zaragiye barazijyanye. Byakozwe nande? Ni wa muntu bimubikira, ubimukorera, ntashaka kumwigisha uko bikorwa. Basi se nabigukorere akwereka tudora ibintu byawe ngibi. Abo maze iminsi nkorera barabizi, batanga ubuhamya haba muri komenti haba no ku rubuga, bavuge ukuntu mbigenza, ku buryo mubwira nti bamaso, ibi ni ibi bibika ariko uhutu bikura ahangaha bitazagutera ikibazo, ubika ahantu hizewe. Ibyo ndabibabwira, ntabwo nareka kubibabwira. Hanyuma nimero ya 9, iyo bamaze kuvivura 8, 9 ihinduka umuhondo, ugategereza iminsi 14. Ku munsi wa 15 payi zawe ko watimira zimura ikazigeza hehe? Iriya kuri blockchain. Dusubire handi kuri balance dashboard. None ziriya payi mwabonye, izi ngizi izi 800 mubona ni 10% z'ibihumbi 8,150, nayo ubwo zibarera 152 n'ibice 7. Izi ngizi nizo nemerewe kwimurirwa zikagenda zikajya hariya kuri migrated. Iyo zageze kuri konte hariya ha gatatu hari amazero gusa, zira payi niho zijya. Aha rero iyo zahageze zahamara iminsi 10 no kuwa 14 ziba zigomba kwimurwa kuri konte nkuko amabwiriza ari. Ko numva mbizi cyuyara ndarushye, iri somo ni rirerire. Hanyuma twari tugeze kuri migrated transferable, twazibonye ko ari za zindi zikomoka kuri ba bantu bose bari muri security stack n'abagukomokaho n'ukomokaho. Kuri migrated to mainnet reka naho tuhavugiye. Somo ni rirerire. Kuri migrated to mainnet ni hahandi unyura, urabona iyo ukanzeho bakujyana hehe? Ahangaha muri wallet. Hanyuma bakaguha ushyira ari amagambo 28, ugahita ugenda ukajya kuri konte. Za payi niho ziba zagiye ukajya kureba ko zajya. Uretse izo ureba hano kuri balance dashboard, ubwo mujye mumenye n'ukuntu bivugwa. Kuri hano bahita kuri balance dashboard. Izi ngizi ziba zagiye kuri konte, nizo ujyayo ukareba, ukajya kureba ko zagezeyo koko. Hari benshi rero bazibona hano bamwereka izamaze kwimuka, ariko ntago baba bamweretse iziriyo kuri konte bwite. Ubwo rero hano nyinze hano kuri migrated to mainnet, uragenda ukajya kuri konti ukajya kureba ko izi ngizi bakwereka zimuwe nizo zigihari. Niho benshi rero babirebera bakabona ko zitagihari, cyokora bakabona n'abazibibye. Ndagira ngo mbabwire yuko ndi hano kugira ngo mfashe umuntu wese bibye payi, kugira ngo mubwire icyo gukora. Ariko nanakivuze mu biganiro, ubanza guhindura password. Iyo urangije urareporting uwo muntu. Izo wallet ziriho, narabivuze singiye kubisubiramo. Hanyuma ibisigaye ubwo nagufasha wenda kubikora, tukavugana icyo bisaba. Hano rero kuri migrated to mainnet, iyo umaze kuhagera, iyo hari reka turebe amagambo ahanditse twumva igisobanuro cyaho. After completing
all mainnet checklist steps and your transferable balance is migrated to your wallet. Cyo bita mainnet migration. Ngo iyo wamaze kurangiza za ntambwe zose, payi zawe ziri transferable kuri transferable balance ziri mu kazi gashyirwa kuri konte yawe. This will display the total amount of Pi migrated to your mainnet wallet. Nyine bakwereka igiteranyo kizo zose zimuwe, ubusigaje rero kujya kureba ko arizo zikiriho koko niba batarago kokoye niba wararangaye. Ese buriya ntitwahava hangaha tukareba na mainnet checklist twayibonye, ibi byose twabirangije. Reka twisubirire inyuma handi tumayiningira. Iyo tuhageze turebe utundi tuntu. Tujya hano ku dukoni dutatu ibumoso hejuru, ukaza hasi ahanditse profile, ukahafungura ukareba dore imyirondoro yawe, dore username yawe ya yindi uha abantu winjije. Umusaza 5,000 niyo yanjye. Iyo bakubaza who invited you, iyo ugezemo iyo uri mu kuregisteringa ikiganiro cyo kuregisteringa murareba nimero 52 niho ushyira niyo ushyiramo wagutumiye cyangwa se wakugejeho amakuru. Hanyuma ukamanuka hasi ukareba account verification, ku verifying account. Kubera ko ngewe urabona phone number nari verify, Facebook account nari verifyinze, email nari verifyinze, cyo nashobora kuya-updatinga, KYC narayikoze ariko ntibarayemeza, baracyasuzuma bya bindi. Ubwo bitewe n'urutonde rwabo basuzuma ni benshi. KYC n'ubu ziratangwa, ahubwo abantu mujye muri Pi browser murebe muri KYC mukandeho murebe ko batabahi kiganza kiramukanye, mumenye ni mukibona mumenye ko babahaye KYC. Hanyuma password nayo irakoze, ushatse na updatinga ariko simbishaka. Yego, kandi hano munsi y'izina ryawe hano hafi aho hari kuri settings hari aho uhindura amazina iyo wayanditse nabi, ariko iyo byarenze hari igihe haraho kubisaba. Iyo bidahari kandi nk'ubu nkanjye sinkibisaba, kireka kwandikira kwa team bakambwira mbisabe mbihindure niba mbona ari ngombwa, kuko ntari ngombwa dore byavuyeho na cyane ko namaze gukora KYC. Nyimara gukora KYC byahise bivaho ngayo nguko. Abashakaga rero kudeletinga account cyangwa ushaka reporting umuntu d'abord, okay, munsi ya password hariya report compromised account. Iyi konte ukeka twayirega gute? Twayirega gute? Ndabanza mpindure password yanjye niba baranyibye. Report if you accidentally shared your password or noticed suspicious activity on your account. Niba waratanze password yawe cyangwa hakaba ari igikorwa runaka ukeka cyabaye kuri konte yawe, dore nahangaho unyura report compromised account, ukanda hano muri report. Iyo umaze gukandaho gutya barakubwira ngo hariya barakubwira niba ruwa yanditse kuvuga ngo help me to protect my account. Send us a message if you accidentally shared your password or noticed suspicious activity on your account. Bya bindi twe tumaze kuvuga niba waratanze password yawe utabigendereye kubw'impanuka cyangwa se ugakeka ko ari igikorwa kidahwitse cyakorewe kuri konte yawe, twandikira ka message ndaje turahagera. Ibi ngibi ni ukubisubiramo twarabivuze. To avoid your Pi stolen, kubera kurinda Pi zawe ngo zitibwa, change your password on the profile page after reporting your situation. Numara kwandika iyi baruwa, yego ibaruwa numara kuyandika, hindura password yawe. Please add any information that can assist the investigation below. Maze hano wongereho n'ubutumwa bwadufasha gukora iperereza. Rero urakora bya bindi bagusabye, urakora iki muri aka box ko kwandika, murandika amagambo atarenze 318, nurangiza ukande hariya kuri report. Urabanza wandukure ku rupapuro ya konti ubona yohererijwe Pi zawe. Niba ari konti ebyiri urazandukura ebyiri. Wallet address number 1. Urumva uravuga uti help, ushobora kwandika uti ariko siko tubisubiyemo kandi twarabivuze, help me to recover to turn back my Pi stolen by this wallet address. Uyandukure and this nayo yandukure, nurangiza wohereze. Ntushyiramo ibintu byinshi cyane,
nurangiza ukande kuri report. Ubundi icyo kijura agaho gaharirwa umunyotsi. Iyo udashaka reporting ukanda kuri cancel. Naka turakarangije. None tujye kuri ukuntu basiba konte udashaka. Kugira ngo usure konti udashaka rero, icyambere biragusaba kubanza kumenya password y'iyo konti waregisteringiyeho. Iyo konti yapfuye. Ubanza ukuremo umurongo mushyashya ufite konti nzima. Nurangiza ushyiremo wa murongo upfuye, ufite konti ipfuye. Usibe ibyo ufite mu byose. Nurangiza downloading bushyashya, nushaka kugira Pi network yonyine. Nurangiza winjiremo uze ahangaha handitse ngo account deletion. Kuri account deletion tap here to delete your account. Urandika ngo see how ni reba uko bikorwa. Urakandamo. Nyamara gukandamo account deletion, your account username. Ese iyo ngiye gusibisha niriya? Oya. Barakubwira ngo you will lose all your Pi if you delete your account. All referral bonuses to other members attributed to you will also be lost. Za Pi zawe zose urazibura, nizikomoka ku bantu bagukomokaho cyangwa bakwinjije zose urazibura, mbese urasigara amara masa. Type your username below to confirm deletion. Icyo uri bukore uragira utya, wandike miliya username ushaka y'iyo konti ushaka gusiba. Nurangiza ukande kuri ako kajambo delete. Reka mbereke umusaza ibihumbi 5. Nimara kuryandika ntaryo nanditse ndakanda hara kuri delete, bihite birangira. Nimara kurangira ubwo konti ibe irasibamye. Nurangiza usibemo iyo application downloading inshyashya usubizemo ya yindi ya mbere nziza. Yego, reka twisubirire inyuma. Ahangaha naho turahavuye. Ngiye kwereka abantu ukuntu noneho ngiye kubereka isomo ryabaye rirerire ariko muri hangana nta kundi byagenda ni isaha yose. Muzakirera nimutakireba muzahomba kuko ni isomo. Hari abantu batazi gukora subscribe. Kuko njya mbibona benshi bakurikira ariko batakoze subscribe. Kandi iyo ukoze subscribe ugakanda no kukazogera bigufasha kujya umenya ko ikiganiro cyahageze. Ntujye gushakisha akamenyetso karakwizana ngo ikiganiro cyahageze. Nibyo ngiye guherukirizaho. Ngiye kubereka rero uko bakora subscribe nakazogera, hanyuma nuko wareba nimero za telefone cyangwa link kuri YouTube channel. Icyo nkora ndaza ngiye kuri YouTube channel business isobanutse, ndabanza nkore yego. Ubwo mwebwe muraza business isobanutse ariko ngiye gushaka channel ndeberaho kugira ngo mbereke kuko ngiye yanjye ikoze subscribe. Iyo ngiye kubereka ni subscribe kugira ngo isomo rigaragare cyangwa ritangwe neza. Ngiye kureba nk'iyi ngiyi yitwa Rwanda Trends. Iyi Rwanda Trends ndebe icyo niba narakozeho subscribe. Abwo mbizi network buriya rero nayo barakasa mutwe. Network iri ahangaha ari akasa mutwe yego. Ntabwo ndakoraho subscribe. Icyo nkora ni iki? Simpageze ngira nyagakanda ahantu handitse ngo subscribe. Ugira gutyo ugakanda urutoki gusa. Urabona ko haje akazogera kijimye cyangwa k'umweru. Icyo nkoraho ndongera nkagakandaho. Iyo maze kugakandaho hakaza amagambo hasi ngo all mukazogera ko umukara ngakandamo. Wabibonye ko bihindutse umukara aba ndabakoreye. Iyo ushaka gukanda like ukanda hano like, iyo ushaka kwandika muri comment ukanda ahangaha banditse ukandika, iko ushaka gukora share ukanda ahangaha abibonye, ukagenda ukohereza ugakora copy cyangwa se ukajya gushaka WhatsApp ukoherezaho bene nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ubwo iyo haje WhatsApp nyine uhita ukanda kuri WhatsApp ukajya kohereza kuri groupe ushaka. Akasa nitukarangije. Noneho rero reka twigire kuri business isobanutse kugira ngo turebe uko bakora bya bindi narimbabwiye. Subscribe na notification turabikoze no gukanda ku kazogera. Noneho ubona link gute?
bantu mukurikira Pi Network kandi muyikunda, ndagira ngo mbereke uko bareba link. Tujye kuri iki kiganiro cyane mugoroba nimero 51 ego gifunguke, hanyuma dore ukanda gutya haza muri uyu mutwe w'amagambo ukandamo. Iyo ukanze muramura hasi harafungutse, yari birebire hano handi handitse mo, hari abasoma ngo more, ukandamo bikarambuka. Mwabibonye hano rero? Iyi ngiyi kabiri Pi Network wacu ni urubuga runini cyangwa rukuru duhuriraho. Ukanda muri iyo link ukagenda ukajya ku kibuga ku rubuga. Hanyuma rero Pi umujyi wa Kigali nurwa abatuye mu ntara mu mujyi wa Kigali. Pi uba nabo mu burengerazuba, Pi burasirazuba nabo mu burasirazuba. Rwa kane ni Pi amajyepfo nabo amajyepfo. Rwa gatanu ni Pi amajyaruguru nabari mu majyaruguru. Izi twazishyiraho kugira ngo twegerana abo muri iyo ntara tujye tubasha kuganira ku bibazo dufite n'ukuntu twakunganirana mu kubikemura. Si ibyo gusa, Nyagasambu ni hafi ya Kigali, abo bashobora kujya ku rwa Kigali nta kibazo, kuko habayeho no kubonana. Kigali niyo yakorohera muramutse mwabipanze. Ndumva nagarukiriza ahangaha mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke amasomo nakagaruka. Dukomeze kwigishanya, guhugurana, kuganira kugira ngo turusheho kunguka byinshi. Ntimugacikwe na business isobanutse, mujye muyikurikira kugira ngo mudacikwa n'aya masomo kuri Pi Network. Kandi ikindi mbasaba batarakora subscribe ni muyikore, ni ku nyungu zanyu bantu banjye, ntigukurikira gutyo gusa mwe kujya mucikwa n'amasomo. Kandi ikindi ndabasaba ni musubire mu biganiro byarangiye kugira ngo mumenye amasomo arimo mutamenye cyangwa se tutagarutseho muri ibi biganiro ariko yaratambutse. Mukomeze kugubwa neza, mwari kumwe nanjye Tete Kamanzi. Ndabakunda cyane, ariko nkabakundira cyane yuko namwe mu nkunda. Mugubwe neza, nukuri Imana ibamdebere. Icyoroshye niko njya numva batevya bavuga.